imiyoborere ibereye abaturage ni ishingiro ry'iterambere rirambye. Ubuyobozi buha abaturage ijambo bakagira uruhare mu ifatwa ry'ibyemezo no mu bibakorerwa. Kurikira ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage, urubuga rwawe mu miyoborere y'igihugu cyawe. Imiyoborere ibereye abaturage ni ikiganiro mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB. Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cya mbere, ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB. Uyu munsi turagaruka ku nshingano, imiterere ndetse n'uburyo ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB kibasha gufasha ibigo bya leta n'ibigo by'abikorera kwimakaza amahame y'imiyoborere, imiyoborere ishingiye kuri demokarasi, bityo umuturage akagera ku iterambere rirambye. Turashima imiyoborere myiza ya leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, idahwema kwita ku iterambere ku nyungu z'abaturage. Turashima imiyoborere myiza. Ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB kimaze imyaka isaga 3. Muri iyo myaka yose hari byinshi byagezweho mu miyoborere n'iterambere rusange ry'abaturage, iki kigo kibigizemo uruhare. RGB ni ikigo cya leta cyashyizweho n'itegeko nomero 41/2011 ryo kuwa 30 Nzeri 2011. Professeur Shyaka Anastase, umuyobozi w'iki kigo, aratubwira inshingano zacyo. Ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere ni ikigo kimaze imyaka 3 isaga cyemejwe n'itegeko rikigenga. Ikigo cyashyizweho gihabwa inshingano nyinshi, ariko inshingano nyamukuru cyane cyane ni ikigo cyakiriweho guteza imbere imiyoborere mu gihugu cyacu, gukora ubushakashatsi ku bijyanye n'imiyoborere, kugira inama inzego zitandukanye uburyo imiyoborere n'imikorere byanozwa kurushaho, guteza imbere ibijyanye no kwegereza ubuyobozi n'ubushobozi abaturage. Ariko igikomeye cyane twumva no muri urwo rwego rwo guteza imbere imiyoborere ni ugukora ku buryo uruhare rw'umuturage rw'umunyarwanda mu bimukorerwa rukomeza kwiyongera. Umunyarwanda akibona mu bimukorerwa, akabigiramo uruhare, agatanga ibitekerezo mu bimukorerwa kandi ku nyungu ze. Izindi nshingano zitandukanye dufite ni izijyanye no gufasha imiryango itari ya leta, haba ku kuyandika, haba ku miryango ishingiye ku madini kuyandika, kuyikurikirana ndetse no kuyuha ubuzima gatozi, kuyifasha kugira ngo ikore neza kandi itange umusaruro mu iterambere ry'igihugu cyacu. Dufite n'inshingano yo gufasha inzego zitandukanye z'itangazamakuru, zifite uburyo n'itangazamakuru kugira ngo itangazamakuru ryacu rishobore kurushaho gukora neza. Ikindi gifitanye nanone isano ni byo dukora no gukorana, gushyikirana n'inzego zitandukanye zaba izo mu gihugu cyangwa hanze yacyo, kugira ngo twungurane inama ku bijyanye n'imiyoborere mu gihugu cyacu, turebe niba hari ibyiza twavanayo hanze, turebe niba hari ibyo biri mu Rwanda na hano twasangiza ku bandi dufite inshingano zisa, ariko tunungurana n'ibitekerezo ku biba byavuye mu bushakashatsi ari ubwo twakoze ari n'ubwo abandi bakoze. Dufite nanone inshingano zijyanye no gukora isesengura no guteza imbere ibijyanye n'uburyo bw'umwimerere bita homegrown initiatives, uburyo bw'umwimerere bwo kwikemurira ibibazo mu gihugu cyacu, guteza imbere no gukora isesengura rigamije ko igihugu cyacu cyakomeza kwiyubaka kurushaho, cyubakiye ku buryo bw'umwimerere nyarwanda mu kwikemurira ibibazo. Ishakemo ibisubizo, gukorana umwete ndetse n'ubitange, twihangira imirimo, ishakemo ibisubizo. Mu myaka isaga 3 RGB imaze ishinzwe, hari byinshi kandi byagezweho nk'uko umuyobozi wa RGB akomeza bisobanura.
RGB irishimira cyane intambwe tumaze gutera mu miyoborere y'igihugu mu nzego zitandukanye, haba mu rwego rw'itangazamakuru, bamwe abanyamakuru murabibona twateye intambwe ikomeye muri icyo cyiciro, haba mu bijyanye n'imiryango, imikorere y'imiryango itari ya leta ndetse n'ishingiye ku idini, intambwe igaragara yaratewe. Twari dufite imiryango mike ubu yariyongereye kandi n'uburyo ikorera abanyarwanda byariyongereye, ariko igikomeye kurusha ibindi, inzego za leta zirakora neza kurushaho kubera ko ziratanga umusaruro kurusha uko byari bimeze mbere. Icya kabiri gikomeye, abanyarwanda ukwishimira ibibakorerwa biragenda bitera intambwe, kandi aho bigaragara nuko n'iterambere rigenda ryiyongera, ubukene bugabanuka, gahunda za leta zigatanga umusaruro nubwo zitageza ku gipimo cyakagombye kwifuzwa cyangwa gikenewe, ariko zigatanga umusaruro ku gipimo kiri hejuru bihagije. Turishimira rero ko abanyarwanda bakomeje kuba inkingi, bakomeje kuba isangano, bakomeje kuba ishingiro, abanyarwanda bakomeje kuba ishingiro ry'imiyoborere y'igihugu cyabo, haba mu rwego rwa politiki, haba mu rwego rw'ubukungu, haba no mu rwego rw'imibereho myiza y'abaturage. Ikindi kishimirwa, imiyoborere itsura amajyambere, akaba ari icyerekezo, ari na politiki u Rwanda rwahisemo, RGB ikabigiramo n'uruhare, haba kubikoraho ubushakashatsi no kubyamamaza. Imiyoborere itsura amajyambere imaze gushinga imizi mu gihugu cyacu, haba mu turere dutandukanye, haba no mu zindi nzego zo ku rwego rw'igihugu zitandukanye. Urasanga abantu bagenda bakora hagamijwe ineza y'umuturage, hagamijwe kumuteza imbere, hagamijwe no gutsura iterambere ry'ubukungu bw'igihugu cyacu. Mu gushyira mu bikorwa inshingano zayo, RGB imaze guha ibyangombwa byo gukorera mu Rwanda imitwe ya politiki igera kuri 11, imiryango itegamiye kuri leta igera kuri 794 ndetse n'imiryango ishamikiye ku madini 601. Mu rwego rwo kurushaho kwimakaza imiyoborere ishingiye ku bitekerezo by'abaturage, ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere gisura abaturage mu duce dutandukanye tw'igihugu. Urugero ni igikorwa ngarukamwaka cyitwa ukwezi kw'imiyoborere, aho abaturage basurwa hakarebwa ibikorwa by'ingenzi biba byaragezweho mu rwego rw'imiyoborere, ndetse n'abaturage bagahabwa ijambo mu bibakorerwa. Abayobozi muri RGB bagira inama inzego z'ibanze ndetse n'abaturage hagamijwe ko umuturage anogerwa na serivisi ahabwa. Uyu ni umuyobozi muri RGB, Jean Paul Munyandamutsa, mu kwezi kw'imiyoborere mu karere ka Gakenke. Ibibazo bikwiye kuba byarananiranye ari twe bayobozi mu rwego rwa leta tugomba ubundi kuba turangiza ibibazo ngo natwe turegwe kuba hari ibyo tuzambye. Icyo rero nkaba natanga inama yuko abaturage mugenda muhura n'ibyo bibazo, mumenye yuko leta ishaka ko buri muntu wese ibyo agombwa abibona, irabishaka kandi bifitiye ubushobozi. Igitinda ni ukumenyekana ko umukozi wayo waba hari ibyo yarangaranye, mujye mubimenyesha ubuyobozi bwisumbuye iyo mubonye bibabayeho bityo. Turumvikana? Mujye mureba aho mwinjiye hose mu biro haba handitse nimero y'umuntu ukuriye umukozi muba mugiye kureba, kandi mwese twa telefone muradufite. Mu guteza imbere imiyoborere myiza n'imibereho y'abanyarwanda, ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB gishishikariza abanyarwanda kwishakamo ibisubizo hagendewe ku buryo gakondo mu gukemura ibibazo byabo, bikanabageza ku muco wo kwigira. Ingero zifatika ni nk'umuganda rusange, kugabirana inka binyuze muri gira inka munyarwanda, inkiko gacaca, inzego z'abunzi zifasha mu gukemura ibibazo by'abaturage, kwizigamira mu kigega Agaciro Development Fund n'ibindi. Uko twegerejwe ubuyobozi n'ubushobozi, duhabwa amashuri n'ibikorwa remezo, duhabwa gira inka
nk'uko twakomeje tubivuga mu myaka isaga 3 RGB maze hari byinshi byo kwishimirwa byagezweho. Buri mwaka abaturage basaga 5,000 bakemurirwa ibibazo batiriwe bajya mu nkiko binyuze muri gahunda yo kwezi kw'imiyoborere ari byo byitwa governance clinics mu rurimi rw'icyongereza. Abaturage babaza ibibazo byabo bagafashwa kubonerwa ibisubizo byabyo. RGB kandi ikora ubushakashatsi bugaragaza uko abaturage bumva ibibakorerwa. Iki ni igipimo cy'imiyoborere cyitwa Citizen Report Card mu rurimi rw'icyongereza. Professor Shyaka Anastase aradusobanura byinshi kuri ubu bushakashatsi. Bumwe mu bushakashatsi dukora nka RGB kandi dukorana n'abanyarwanda, mbonereho n'abashimire ko badufasha gukora ubushakashatsi, ni ubushakashatsi dukora ngarukamwaka bita ishusho y'uko abanyarwanda babona imiyoborere yabo, babona abayobowe, babona imiyoborere ihagaze, babona bahabwa serivisi bifuza. Ishusho y'imiyoborere ibereye abaturage mu ndorerwamo y'abanyarwanda niko nacyita. Akaba ari ubushakashatsi ngarukamwaka dukora, ariko by'umwihariko guhera umwaka ushize akaba ari bwo guverinoma yafashe icyemezo kubera cya cyerekezo cy'imiyoborere ibereye abaturage twimakaza kandi dushyira imbere. Guverinoma yafashe icyemezo cyo kugira ngo 10% ry'amanota y'inzego z'ibanze atangwa mu mihigo ashingire kuri cya gipimo cy'ishusho y'uko abanyarwanda babona imiyoborere ibabereye. Akaba ari igipimo kigendeye ku mubare munini w'abanyarwanda, kandi buri baturage b'akarere bakaba ari bo bapima akarere kabo n'ibyo abayobozi babakorera, bityo bikaba ari ikintu gifatika cyerekana ko leta yacu imvugo ari yo ngiro. Imiyoborere myiza kandi igihugu kimaze kugeraho ishimangirwa n'abaturage bahamya ko ibyo bagezeho ariyo babikesha. Imiyoborere myiza niyo mu by'ukuri natwe nk'abandi banyarwanda yatumye tugira aha tugeze, dutera imbere. Nta kirero na gito twageraho tudafite imiyoborere myiza. Nk'umudamu, imiyoborere myiza tugiriye akamaro. Kera twari twaraheze mu bwigunge, nk'ubu nkanjye ndi umudamu wo mu cyaro, sinashoboraga kuba nagera ahantu nk'aha ngaha, ariko cyane numva nishimye kubera imiyoborere myiza. Cyane cyane nkatwe muri Nyamagabe kera twahoze turi Gikongoro, bavugaga Gikongoro y'abatebo, aho ugiye ukaba bakwita umutebo, ariko ubu rwose nongeye kwishima ko tutakiri abatebo ahubwo twabaye abaterebo. Nyine kuko twasobanutse mu byerekeye imirire myiza twayigezeho, mu byerekeye kurya neza twabigezeho, dusigaye duhinga tukeza kubera imiyoborere myiza. Ni byinshi ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere gifasha abaturage. Tuzagenda tubigarukaho muri iki kiganiro imiyoborere ibereye abaturage. Dushimire mwe mwese mwakurikiye iki kiganiro, tubararikire kandi kuzakurikira icy'ubutaha. Ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage kinyura kuri Radio Rwanda buri wa mbere saa 12:15 z'umugoroba kugera saa 12:15. Cyongera gutambuka kandi kuri televiziyo y'u Rwanda ku cyumweru saa 1:45 kugera saa 2 z'ijoro. Ufite igitekerezo cyangwa icyifuzo wifuza kugeza ku kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere, wahamagara ku murongo utishyurwa 3520. Ushobora kandi no kuduha igitekerezo ubinyujije kuri page yacu ya Facebook imiyoborere ibereye abaturage. Imiyoborere ibereye abaturage ni ishingiro ry'iterambere rirambye. Ubuyobozi buha abaturage ijambo bakagira uruhare mu ifatwa ry'ibyemezo no mu bibakorerwa. Kurikira ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage, urubuga rwawe mu miyoborere y'igihugu cyawe. Imiyoborere ibereye abaturage ni ikiganiro mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB.